ngira ngo nyemerera nabonye u Rwanda ruyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame mu kirere, ku butaka, ku mazi, imipaka yose, fasiyeri zose, hakingurwa urugi runini rw'intambara, imwe nakita Gakura. Mbona igihugu cy'u Burundi kiyobowe na nyakubahwa Evariste General Major Ndayishimiye, mu mipaka yose yo ku butaka no mu mazi no mu kirere. Mbona urugi runini rufungutse rw'intambara, imwe nakita ya Gakura, gashobera amahanga. Mbona intambara ikuriye izindi ntambara, nakita Herimagedone, imwe Bibiri yivuga, Abadivantisite nibo bazi kuyigishaho cyane. Mbona igihugu cy'Ubugande, intambara mu bice byose, nini yagutse cyane. Mbona South Africa, intambara nini yagutse cyane. Mbona muri Kenya, intambara nini yagutse cyane. Ndi umuhanuzi, ntabwo naceceka ku bintu namenye cyangwa ndi kureba cyangwa ndi kumva. Nyemerere, niwumva udashaka kubyumva amena, nubyumva amena. Ubwo kazi yake homboka. Ndaza marayika wantemberezaga anyereka intambara abahanuzi ba Magayane bahanuye, ba Nyirabiyorero bahanuye, intambara Moses yahanuye, intambara Bariziki n'abandi batandukanye bahanuye, ntarondoye umubare w'abahanuzi. Mu Burundi hari abahanuzi 8 ntari buvuge babihanuye. Mu Bugande nzimo 3, muri Kenya nzumu, South Africa nta muhanuzi waho nzi. Nza kubona igihugu cy'Agakura cyitwa Burkina Faso, nacyo nkibona muri iyi kotine, mu mpande enye zacyo n'umurwa wacyo na Perezida Kapiteni Ibrahim Traore. Mbona intambara maso yawe atigeze abona, amatwi yawe atigeze yumva, y'Agakura. Ariko nagira ngo nkubwire wowe udukurikiye, abapfumu barayihanuye, abarozi barayihanura, abavugishwa barayivugishwaho, aberekwa bayerekwaho, abarota barayirota. Mu buryo bumwe n'ubundi, umuntu wese n'umupagani yararyamye abona ngo indege mu kirere zuzuye igihugu. Shalom aho uherereye hose, uzaniye ubutumwa bw'Agakura cyangwa se iganuke. Uzaniye ubutumwa ngiye kuvugira hano, kandi nkabuvuga nemye, yenda ndaburangiza. Bikurikira simbizi, ariko ibikurikira ni byiza, ntabwo ari bibi. Aho kugira ngo tunigwe n'ijambo Imana iduhaye rya Mwuka Wera, twanigwa nawe turibwiye, rizashimisha cyari kakubabaza. Girire wowe tugiye kubana muri iki kiganiro cy'ubuhanuzi, wowe tugiye kubana muri rihishurirwa n'iriyerekwa, wowe tugiye kubana mu bihugu 54 kuri uyu mugabane wa Afurika. We wumva ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se ururimi rw'Ikirundi, aho uherereye hose, kudeshapo nguhaye ikaze, aho usanga ikiganiro kigereye nawe mu izina rya Yesu Kristo ubane natwe. Nagira ngo ngaruke rero cyangwa se nkomeze mu izina rya Yesu Kristo. Nza kubona, nza guhishurirwa, wanyerekaga anyereka ingabo nyinshi zitagira umubare, abapolisi benshi, abasirikare benshi, bihugu byinshi byahuriye mu kaga nkako k'intambara.
nta kindi cyari gihari uretse umuborogo n'amarira. Nagira ngo mbwire rero abadukurikiye cyangwa se abari kutwumva muri iki kiganiro, wowe uri kutwumva, abantu barafumaguye barabihanura, abandi basenga Imana irabibahishurira nk'uko nabigarutseho, abandi bagira ihishurirwa, bagira iyerekwa, abantu baba abantu, intambara ibabana intambara mu mutwe, intambara ibabana intambara mu mutima, intambara ibabana intambara mu maofisi, intambara ibabana intambara mu bihugu, intambara iba intambara. Ariko mwebwe mwese ubu tumena umuceri cyangwa se dukure agashambara cyangwa dukureho agahuzu cyangwa se dukureho agatamana, mu izina rya Yesu Kristo tuvuge ukuri kwisumba kwishobora byose. Haleluya, haleluya, haleluya. Nagira ngo nkutangarize ko nta ntambara ihari. Abantu benshi barabimbajije, bandi bahora babibaza, nta ntambara ihari. Mu Burundi abantu mutegereje intambara, nta ntambara ihari. Nta ntambara ihari, mbisubiyemo. Muri Afurika mugira umuco, muri Afurika tugira roho mbi cyangwa umutima mubi. Tumenyereye ko ubutegetsi cyangwa ubuyobozi busimburwa n'ubundi, ngo habayeho kumena amaraso, habayeho kudeta, habayeho ibindi n'ibindi bitandukanye bishobora kumena amaraso y'abantu. Ndabivuga mbisubiremo, abasirikare b'abanyamahanga batahe. Iki gihugu cyitwa u Rwanda nta ntambara ihari. Ababihanuye mwese muri abanzi b'igihugu, niyo marembo navuze imbere. Mwakinguye amarembo, mubikomera amashyi, murabifeta, murabifiringa, mwirirwa muririmba intambara. Bahanuzi bo mu Rwanda mwifuza intambara, abanyepolitike murayifuza, ndetse gusenga murabihagarika n'ibindi murabireka. Nuko muri abanzi b'igihugu, muri abagambanyi b'igihugu. Ubaye ukunda igihugu, ntabwo mu Rwanda, mu Burundi, mu Bugande, Burkina Faso n'ibindi bihugu bya Afurika, Kenya, aho uherereye hose udukurikiye, ntabwo ari twe dufite umugabane wo kugira abapfa, wo kwicwa n'imihoro, wo kwicwa n'imipanga. Si twe dusigaranye umugabane wo kugira ngo umugabane uhinduke induru n'imiborogo. Iyi ntambara yo mu Rwanda, niba haba mwumva yabaho cyangwa munayikeneye, yimukire mu Bubiligi. Nibo bamaze igihe kirekire mu mahoro, nibo bafite iterambere, nibo bazapfa baranariyeho, koko bo ntacyo amaso yabo atarabona cyo mu isi. Noneho iyo ari kuba mu Burundi, nigenda ireba hiba nko mu Budage cyangwa n'ahandi, nubwo ntaho twifuje intambara. Ariko intambara, umuntu uri kwifuza ko muri Afurika hagira igihugu kigwa mu ntambara, nibe wowe uyikeneye, nibe ku buzima bwawe cyangwa iwanyu. Ariko twebwe uyu mugabane nta ntambara tuhakeneye mu izina rya Yesu. Ngira ngo marayika rero, marayika umwami Imana ni uw'amahoro. 2015 Burundi bwarahatswe kujya mu ntambara. Muri Kenya imyigaragambyo iherutseyo, Kenya irahatswe kuba mu ngwano. Mu Rwanda 2017 ngira ngo n'umunani, kubwa Sakara, kubwa Rusesabagina, barahatswe kujya mu ntambara na Kayumba Nyamwasa n'Ubugande n'Uburundi. Uyu munsi wa none abadayimoni baguma bagiserera, bakomanga, barondeza, baca hirya baca hino ikintu. Noneho bakagira n'abantu bakoresha b'abahanuzi, dayimoni ikagira n'abanyepolitiki ikoresha, ati amaraso ameneka, amaraso ameneka, amaraso ameneke. Rimwe, kabiri, gatatu. Nta ntambara dukeneye, no muri Kongo nta ntambara tuhakeneye. Ahubwo ingabo zose, buri ngabo isubire mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu. Marayika bijyemo, marayika bibemo, ambasaderi w'ijuru amanuke, umuvugizi w'ijuru Yesu Kristo amanuke mu bihugu bya Afurika, ingabo z'abazungu zijya iwabo, buri gihugu cyicungira umutekano, buri gihugu cyigenge mu izina rya Yesu Kristo. Thomas Sakara muri Burkina Faso
ibintu yarwaniye, ibintu Lumumba yarwaniye, ibintu Nelson Mandela yarwaniye, ibintu Paul Kagame ari kurwanira n'abandi babahizi. Nta muperezida twifuza ko apfa nk'ibihe byashize by'imyaka yakahise. Oya, ubundi kuki ibindi bihugu by'i Burayi na Amerika bigira abaperezida bagasoza manda bakicara bakajya bakanywa bakabona amahoro, ariko twe muri Afurika mukaba mwumva muzafata ubutegetsi ari uko abariho bapfuye, abariho bahunze, ari amakudeta, ari amasasu, amafuni n'imihoro, imihini n'ibiki byose n'amabuye, abazimu bashye basubira ikuzimu. Nta ntambara ihari, nta ntambara ihari. Mu bahanuzi Marite ndimo, kandi mu bahanura iby'amahoro Marite ndimo. Ndi umuhanuzi nka Yesaya, mpanuye amahoro ku mugabane wa Afurika. Nahawe umuhamagaro wo gusengera ibihugu, ntabwo umuhamagaro wo gusengera abaperezida. Ubwo navaga mu Rwanda nkajya mu gihugu kirenze kimwe, nkafata pasiporo, nkamara imyaka irenze 10 irenga mu bihugu bitandukanye nkora umurimo w'ivugabutumwa. Uyu munsi wa none rero ntabwo dufite perezida wo gupfa azize intambara n'agaherere ka Satani. Ngo Magayane yarahanuye, ngo Nyirabiyorere yarahanuye, ngo Moses muri Tanzania yarahanura, ngo uyu n'uyu Burundi yarahanuye, uyu n'uyu Bugande yarahanuye, uyu n'uyu muri Kenya yarahanuye ko intambara izaba. Iyo ntambara muzayungukamo iki ko ari igihe ari wowe yaheraho cyangwa ari wowe yahitana? Intambara yabayeho ni imwe, ni Yesu watsinze umubiri, atsinda na shitani, atsinda no kuzimu. Nta ntambara isigaye yari iyo kugira ngo ukizwe ibyaha, wihane ibyaha byawe. Rero intambara nahishuriwe nabonye ni y'Imana ije gukubita. Bibiliya y'Ikirundi iravuga ngo mukubita imihimbiri n'imbwa. Rero ni intambara marayika agiye kurwana, ubwiwe akarwana akirukana abo badayimoni. Ntabwo nzi niba basubira ikuzimu, sinzi umugabane bazajyaho, ariko muri Afurika isuka n'agatebo wa jinara Yesu Kristo umunyanazareti. Impunzi dufite zirahagije, impunzi dufite zirahagije. Mvugije induru, ijuru ribyumve. Kajoriti dufite zirahagije, inzara dufite irahagije, ubukene dufite burahagije, ibyago n'ibyorezo dufite birahagije. Mwirenzaho akaga k'intambara y'amasasu n'imihoro ngo ibihugu byongere. Bimaze iminsi abadayimoni basura, abadayimoni bagafureka, abantu nabo bagakoma amashyi. Birababaje kuba buno waranze gusengera igihugu, birababaje kuba buno udakunda igihugu, birababaje kuba buno utemera igihugu, ariko urusasu rwavugaho wihishe ugasenga amatakirangoyi, ugasenga igihe cyagusize. Waranze gusenga, warabirose ntiwasenga, urabihanura ntubisengera, urabyumva ntiwasenga, abapfumu barabiragura ntiwasenga, ahubwo wowe ngo urabirindiriye ko bizaba. Birababaje rero kuba intambara yagusohoraho. Nge nta ntambara ashaka, nta niyo nkeneye. Yesu aza abanyabyaha n'abakiranutsi. Yesu akunda abanyabyaha bihana, akanga icyaha. Niba abantu bashobora, uyu mugabane si wo munyabyaha, ku buryo buri myaka 30 hagomba kuba intambara, yaba izanwe n'abakoroni n'abatari abakoroni. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, izina risumba amazina yose, izina ry'ubutware, izina ry'ubushobozi, izina ryatsinze intambara zose. Nta ntambara dukeneye, nji ya Rwanda, nji ya Burundi, nji ya Uganda, nji ya Kenya n'ibindi bihugu ntarondoye. Nta ntambara dukeneye. Niba ubyizeye, mu izina rya Yesu ufate idarapo, mu izina rya Yesu ufate idarapo ry'igihugu cyawe, usenge mu Giswahili, usenge mu Cyongereza, usenge mu Gifaransa, usenge mu rurimi urwo ari rwo rwose mukoresha mu gihugu cyawe. Ntabwo marayika yiteguriye kurekurira abantu ho umuriro w'abadayimoni, imbunda n'imihoro, amasasu n'amabuye, amasuka n'amafuni. Ntabwo Yesu yiteguye kujugunya abantu mu migezi, Akanyaru gashokana abantu, Tanganyika yongera irya abantu, Victoria yongera irya abantu, Akagera kongere katwara abantu, Nyabarongo yongere yikorera abandi. Mu izina rya Yesu Kristo, uyu ni umugabane ukennye, kwiye kugirirwa imbabazi n'Imana. Uyu ni umugabane
ukiri mu bujiji, Imana ikwiye kwitegereza ikabona ko nta nyungu y'intambara, ikaturokora ikaturengera. Mbisubiyemo, nongeye kubivuga, kandi mvugishwa n'umwuka, kandi mvugishwa n'umuriro. Wowe ushyigikiye mu izina rya Yesu, sinjye ushyigikiye, ushyigikiye Imana. Haleluya. Nagira ngo ntangaze ko uhereye muri Kongo, aho Kongo itangira n'aho irangirira, nta ntambara tuhakeneye. Aho u Rwanda rutangirira n'aho rurangirira, nta ntambara tuhakeneye. Aho Burundi butangiriye n'aho burangiriye, nta ntambara tuhakeneye. Imana ishobora byose kuba yafata ubwami ikabusimbuza ubundi abantu badapfuye. Imana ishobora byose, kuko mu banyabyaha nibamara gupfa siho bazihana, kuzimu nta mirimo ibayo. Abanyabyaha ifite ubushobozi bwo kubarokora ikabaha agakiza, ifite ubushobozi bwo kubahana mu buryo bwayo butandukanye. Mu Burayi ubu nibo bakiranutse ko nta ntambara ibayo, umugabane wa Amerika nibo bakiranutse ko nta ntambara ibayo, no muri Aziya ntiheruka, nibo bakiranutse, basenga Dragon, basenga hino. Trump ari kwirukana abantu, yatubijije icyuya. Ubu tuvugana umugabane wa Amerika ntiwemera bimukira, umugabane w'Uburayi ntiwemera abirabura. Abariyo murabizi neza ko umwirabura i Burayi, umwirabura muri Amerika arageramiwe. Hama noneho uyu mugabane wacu wongera ugira intambara y'agakura, wongera ugira intambara y'akasamutwe, twongere dutatane duhunge, niyo turi tutemewe. Bityo rero ishobora byose, isumba byose, niyumva twaburanye ukuri, twasenze ukuri, wowe nasabye ko twasengana, niyumva turi mu kuri no mu mwuka, urubanza rwacu ruce tubabarirwe. Marayika arambwira ngo reba Burkina Faso uko iteye, uko ingana, urebe imitwe yose abazungu bahashyize. Ibrahim Kapiteni Traore ari guhigwa bukware, ariko Imana irambwira ngo ntawe uzabona uyu muperezida. Nagira ngo nkumenyeshe ko uyu muperezida arinzwe n'ijuru. Kapiteni Ibrahim Traore nta kwibeshya, sinajijwe, nta vino, nta samake, ntabwo mvugishwa na siyase. Nagira ngo nkumenyeshe ko ararinzwe n'ijuru, kandi ashyigikiwe n'ijuru, ari kumwe n'ijuru. Mwese abifuza kwapfa, mpamya ko ni nawe muperezida uri kuvugwa. Urebye ibihugu za Nigeri n'ibindi bihugu byatereye amakudeta rimwe, igihugu cyahise kipafominga ni Burkina Faso, niyo igarukwaho kira munsi, kire segonda, kira munota, niyo iri kugarukwaho. Traore Kapiteni ararinzwe, Burkina Faso irarinzwe, kandi ubu tuvugana Marayika agiye gutegeka ingabo zose zisubire mu ngo zabo. Imitwe y'abasilamu yigometse, abazungu bahaga inkunga batandukanye, ubu tuvugana ingabo zose ziziye gusubira mu bihugu byabo. Nagira ngo nkumenyeshe ko imitwe yarwanyaga Uburundi, ubu tuvugana iyi mitwe yose igiye gushyira intwaro hasi, hasigara igihugu Imana yavuze kigiye kubakwa n'amaboko y'Imana n'ukuboko n'ikiganza cy'Imana. Noneho ikiba kibi, nagira ngo nkumenyeshe ko u Rwanda ntabwo rugiye kurwana n'Uburundi, ntibizanarwana n'Uburundi. Igihe abadayimoni baducundiye ayikoba, igihe abadayimoni bahereye, nagira ngo nkumenyeshe ko subiza inkota mu rwubati. Ntabwo Imana yacu ikiri kwica, ntabwo Imana yacu ikiri kurimbura, ntabwo Imana yacu ikiri Imana yo kubita no gusangangura ngo ikundi nezeza abahanuzi, ikundi ishimisha abanyepolitike. Imana si munyumvishirize, mubabaze umwumvishe. Imana si uko iteye. Babahanuzi bose bikomanga mu gatuza, Imana iraje ibice, Imana iraje irimbura igihugu. Mwe muzajya gutura he? Muzajya kuba hehe? Muzajya kuba hehe igihe ibisasu bizaba biturika, igihe indege zizaba zinya ku bantu? Mwe mwaba muri hehe? Imana yakuyeho intambara, Imana yahagaritse intambara, kandi si uko bitari bihari, si nuko bitagaragaraga, ariko uyu si uwo mugabane. Umuririmbyi yaravuze ngo si umugabane wagabanye ngo ibyago bikokame, burya Imana ikizurubwa ayo warize wayahozwa. Ntabwo uyu mugabane wa Afurika ari wo mugabane wagabanye ibyago bigomba kokama ku manywa na nijoro. Onodi Jezi wazarenda itahe, akari akajagari kose kari muri Nord Kivu na Sud Kivu,
aka kajagari kose kari ahantu hariho hose, izo za FDLR n'ahandi, mwese marayika ugiye kuzenguruka umugabane, marayika uje mu mugabane wa Afurika, mu izina rya Yesu ubutumwa bumuzanye n'ubw'amahoro, mwese murashyira intwaro hasi. Cyakora icyumva ni iki bwigwa kandi kireba ni cyerekwa, ubwo ibikurikira nyuma y'abantu bavunaguriye ibiti mu matwi ntumbaze kwiteka, ugihumeka umwuka w'abazima. Hari ibyiringiro ko igiti cyatemwe gishobora gushibuka kikera imbuto nk'izambere. Petekeshezerererebo, haleluya. Hari ibyiringiro by'uko uwahanze Afurika akirebana amaso y'imbabazi. Hari ibyiringiro by'uko Yesu Kristo akicaye ku ntebe y'imbabazi. Hari ibyiringiro by'uko peyashezerererebo, hayi data wa twese uri mu ijuru, hakiri abagifite umutima wo gukunda Afurika. Nagira ngo sabe Afurika muyitangire, Afurika muhaguruke ku bwayo, Afurika muhaguruke ku bw'ubuntu bw'Imana. Dutange buno hakenewe imbunda z'amasengesho nubwo abantu babyirengagije, nubwo abantu batabiha agaciro, imisengere bakagenda bayikubita amabuye, gusenga, guhishurirwa, kwerekwa, kumva ijwi, ibyo bintu abantu bakabirwanya ngo ntibigikora, ngo nta gaciro bifite. Mu izina rya Yesu Kristo bifite agaciro, turacyabihamya. Haleluya. Nagira ngo ninjira mu munota wo guhezagira. Niba udukurikiye mu izina rifite ubutware kandi rifite ubushobozi, Mungu asifiwe sana. Nagira ngo nkumenyeshe, niba udukurikiye, injirana natwe mu munota w'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Umwanditsi yaravuze ngo noneho nzakenyuruza abami nkukenyeze, nzaguha amabere y'abami nawe wowe. Mu izina rya Yesu Kristo, abantu bari konka impyisi bihagarikishije imbaraga z'abera, bihagarikishije imbaraga z'amasengesho. Impyisi ni impyisi, nta mashereka igira, nayo yagira yagutera indwara. Umuhanuzi yarahanuye ngo ndahanuye onka amabere y'abami. Arahanura aravuga ngo nzakenyuruza abami ngukenyeze. Kandi ubwo buhanuzi bwarasohoye. Ngira ngo Imana yakenyuruje Vashiti ikenyeza Esther mu izina rya Yesu. Ikuraho Hamani, izamura Moridekayi, izamura Yosefu aba prominista mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo nzi ibere uri konka, ariko reba ibere uri konka, niba atari ibere nyaberi, ndatangaje ibere ry'umugisha, ndatangaje ibere Yesu yahanuye ku buzima bwawe, Imana yavuze ku buzima bwawe. Ijwo nuguna niho usanga urimo wonka, urimo ukama inikiza. Mu izina rya Yesu hari ibere igihugu cyakonka, hari ibere umuntu yonka, hari ibere Imana yagusezeraniye ugomba konka. Sinzi niba wararwose utararwonka. Muri iki kiganiro nagira ngo nkutangarize ko hari ibere mu izina rya Yesu. Umuntu yose umwana we kandi akamushyira ku ibere ry'iburyo ndetse akamushyira no ku ry'ibumoso, ariko mu izina rya Yesu Kristo, Yesu afite ibere wakonka ukabona akazi, ukabona urugo, wakonka ukajya i Burayi nk'abandi kandi ugahaha, kuko n'ubundi kitujyanayo ni uguhaha. Ntabwo ari uko uyu mugabane ukunzwe, ahubwo hakunzwe ibiwurimo. Wajya muri Amerika ugapagasa, ntabwo ujyanwe no gukunda izina cyangwa umugabane wa Amerika, ni ugupagasa mu izina rya Yesu Kristo. Yesu yaravuze ngo umuntu niyizera azategeka umusozi utabwe mu nyanja. Izere muri uyu munota mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari abantu bakenyeye, ariko abo ngabo Imana igusezeranira ko bakenyurura nawe ugakenyera. Hari abantu bakenyeye baranitera. Haleluya. Hari abantu Imana yakubikiye mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu bambaye impeta yawe nka Hamani. Hari abantu bameze nka Vashiti bari ku ntebe itari iyabo. Hari abantu bameze nk'abariya, kuriya mu nzozi wabibonye, kuriya mu ijwi ubyumva, kuriya mu iyerekwa wabihishuriwe, kuriya mu cyumba cy'amasengesho Imana yabikubwiye haciyemo iminsi, kuriya uri mu butayu wajyaga ubyumva, kuriya hariya ahantu wigobekaga Yesu akakongorera, ntaho yagiye iracyariho.
mu izina rya Yesu Kristo. Va ku giti dore umuntu. Yesu ari gukora. Yesu ni muzima. Yesu yarazutse. Yesu ni umwami. Yesu ashobora byose kandi asumba byose mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibere Imana iguhishiye ugomba konka. Iri bere niryo tugiye kurwanira. Iri bere niho tugiye gupambanira mu izina rya Yesu Kristo. Vita katika jina la Yesu Kristo. Ndagira ngo nkumenyeshe ko iyi ntambara Yesu yatsinze isi, atsinda umubiri, atsinda na shitani. Wikemera, wibyemera, wibikunda. Badimoni bigupfukamisha, badimoni bikwicaza, badimoni biguhagararaho, badimoni bigutwaza igitugu. Wikemera imikorere, wikemera iby'abapfumu bari kukubwira ngo ngwino petekeshezererebo. Wikemera ibintu abapfumu bari kuguhamagara ngo bagufashe mu izina rya Yesu Kristo. Garukiraho mu izina rya Yesu. Yesu ni gutanga ubugingo buhoraho iteka ryose. Mu izina rya Yesu Kristo wikemera gusenya, wikemera ko mu kazi wirukanwa, wikemera mu izina rya Yesu. Muri iyi yaravuze ngo numva amajwi anyinginga ngo nkuveho, ariko nkwisunge Kristo ngo ndinde ibicumuro. Uwo ni umuririmbyi 41 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ndatangaje mu izina rya Yesu, umwuka w'Imana, imbaraga z'Imana zikugarure. Yesu arashoboye mu izina rya Yesu. Uwarengeye Yosefu, uwari umubonyi akaba prominista, akarengera Esther wari umuyaya, akaba mama perezida. Umuntu warengeye Aburahamu yakubise inkoro hasi. Aburahamu umugore yaravuye mu mihango mu izina rya Yesu. Umuntu warengeye Ana, ikigeragezo cyaramubanye ikigeragezo. Uyu niwe tudatinya guhamya, uyu niwe tudatinya kuvuga. Nagira ngo nkubwire ko mu nda yawe hataha akakuremera urubyaro. Nagira ngo nkubwire ko ari butahe muri passport yawe akaguha visa, akongeraho n'amafaranga. Nagira ngo nkubwire ko yaguha urugo. Nagira ngo nkubwire ko uyu muntu yakubakira inzu, yaguha ubuzima. Nagira ngo nkubwire ko iyo ndwara mu Buhinde byaranze, muri Amerika wohereza y'ibizami bigaruka ari bibi n'ubundi. Nagira ngo nkubwire ko Yesu ni tekinoloje w'abatekinoloje. Yesu ni umuspecialiste kuruta abandi baspecialiste bose. Yesu ni umuhinga kuruta abandi bahinga bose. Uyu niwe ndi kukubwira. Ndatangaje ubuzima waburiye mu bapfumu Yesu arabufite. Ubuzima waburiye muri siyasa Yesu arabufite. Ubuzima waburiye muri iyi si Yesu arabufite. Ubuzima waburiye mu izina rya Yesu ku babyeyi bawe umukama arabufite. Ntabwo ari igihe cyo gupfa. Bwira abanzi bawe barekeraho, urwobo bacukuye baruteremo insina. Mu izina rya Yesu Kristo haguruka ku gitanda aho waryamye umaze iminsi uryamye. Ndagira ngo ntangaze mu izina ry'uwatubambiwe, mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ufata umuntu warushaje akamuhindura mwana duze, mu izina rya Yesu birashoboka. Iyo sura wambaye n'iy'ibigeragezo, umwambaro wambaye n'uw'igitutsi, umwambaro wambaye n'uw'ikinyoma, ariko Yesu Kristo wazutse yazukanye ubwiza, azukana icyubahiro, azukana n'ubugingo. Uwo ni umwambara biremera, uwo ni umwambara birakunda, uwo ni umwambara arakwikiriza anakwitabe mu izina ry'uwaduhamagaye. Ni Yesu Kristo, niwe turi guhamya, niwe turi kuvuga mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nkutangarize kandi nkumenyeshe ko nakugeze niwe, no kuba utarapfuye niwe. Ntabwo wagenda nta bugingo, ntabwo wagenda nta nkuru nziza, ntabwo wagenda nta mashimwe. Muririmbyi yaravuze ngo oya sinagenda ntashimye. Nagira ngo nkumenyeshe ko amaso yawe agomba kubona ibyiza ukiri mu isi, amatwi yawe akumva inkuru nziza ukiri mu isi. Nagira ngo nkubwire ko nta kure cyane Imana itakugeza, kandi nta kure cyane Imana itagukura. Mu izina rya Yesu, imbere y'ibintu byose banza Imana. Mu izina rya Yesu Mungu akutangurire katika jina la Yesu Kristo. Nagira ngo nkubwire, nagira ngo nkusabe muamini, muombe katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Piga magoti ya kiroho na mwili katika jina la Yesu Kristo. Mungu akushindie katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tunamshukuru, tunamsifu mu izina rya Yesu Kristo, mwami n'umucunguzi.
Huyu si mwanadamu, ni Mungu wa Mungu, ni Geshi wa mageshi, na afande wa bafande, katika jina la Yesu Kristo w'i Nazareti. Ashoboye gutsinda abo barozi, ashoboye gutsinda iyo nyatsi, ashoboye gutsinda abo bapfumu, ashoboye gukuraho iyi nzara, ashoboye gukuraho kwambara ubusa, ashoboye gukuraho ubwo burwayi, ashoboye gukuraho akagahinda, ashobora gukuraho ibi bibazo, ashobora gukuraho aya magorwa, ashobora gukuraho ibi byago, ashobora gukuraho ubuhanuzi bubi buri ku gihugu cyawe, ubuhanuzi bubi buri ku mugabane wa Afurika, ibyago n'induru n'agahinda byirirwa bigira sirikirasiyo tujuru kire segonda kira munota. Nagira ngo nkumenyeshe ko hari uwabambwe rimwe bitari kabiri, hari uwaducunguye kandi aducunguza amaraso y'igiciro. Ntiyakemera ko dukogwa n'isoni, ntabwo Imana yakemera ko kogwa n'isoni, ntabwo Imana yabyemera, ntabwo Yesu yabyemera. Mbisubiyemo, ntabwo Yesu yabyemera. Mbisubiyemo, umva ngo uhanurire muri iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Umva ngo uhanurire, reba mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro mu izina rya Yesu, mu izina rifite ubutware kandi rifite ubushobozi. Mu mpinga y'umusozi wawe, ahantu amaso yawe ari kureba, ahantu amatwi yawe ari kumva, ntabwo hari buve y'amarira, ntabwo hari buve y'agahinda, ntabwo hari buve y'ibyago, ntabwo hari buve y'intambara, ahubwo ziriya mpinga z'imisozi zigiye kuvamo amashimwe, zigiye kuvamo icyubahiro, zigiye kuvamo akazi, zigiye kuvamo ibyiringiro, zigiye kuvamo ibifite ubugingo, zigiye kuvamo ibitabora, zigiye kuvamo ibitagajuka, zigiye kuvamo ibyo batiba, zigiye kuvamo ubwiza kandi urabagirane, kuko Uwiteka Umwami Imana Nyiringabo usumba byose ari we uri kuvugana nawe. Ntabwo amaso yawe agomba kureba ibibi gusa ngo yumve inkuru mbi gusa, yakira ibibi gusa, ahubwo amaso yawe nabona ibyiza mu izina rya Yesu, nabona amahoro mu izina rya Yesu. Duhagaritse babadayimoni bakuraraho b'inzozi mbi, duhagaritse babadayimoni b'ibicuro by'abadayimoni, duhagaritse kwa gusitara kw'ikuzimu, duhagaritse iyo myuka mibi watongerewe n'abapfumu, wasanga baraguciye n'indasago. Mu izina rya Yesu, Yesu akubatiza umubatizo w'umuriro, ibintu bashyizemo bishe kwa jina la Yesu Kristo. Wasanga inyuma y'urugo harara abacuraguzi, wasanga umutima wawe urarana mo imitima ibiri. Mu izina rya Yesu Kristo turatangaje uwazutse, uwambaye gukiranuka, uwera mubera, usumba byose, ushobora byose, hagurukana nawe mu butsinzi no mu butwari. Icyubahiro ni cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Wowe udukurikiye, nta yandi mahitamo. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Nagira ngo mbikumenyeshe kuba twicaye aha niwe, ibi tuvuga niwe. Harimo abantu bumva ko ngo tuvuge ibindi. Oya, uyu niwe ushobora byose, usumba byose, niwe waduhaye ibi byose. Nagira ngo rero wakire uyu mugisha. Dusengane Imana niba wizeye, kandi kwizera ni ukwawe, gusenga ni ukwanjye, gukora ni ukw'ijuru. Kandi ijuru ni ijuru ry'Imana ya Aburahamu na Isake na Yakobo. Ubutwari n'ubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Ngira ngo asome icyifuzo kiri ku mutima wawe. Waranditse ushyira muri tiriwari, waranditse ushyira muri gariderobe, waranditse wandikira Imana utuma abahanuzi, waranditse wandikira Imana ukora iyo bwaba gushakisha epfo na ruguru. Nagira ngo nkumenyeshe ko uru rwandiko nanjye ndusomeye Data na Mwana n'Umwuka Wera, ubutatu butagatifu niba ubwizera. Uzana umutima wawe dusenge. Maso y'Imana Yesaya yarayeretswe, aravuga ngo ni 36, ariko njyewe nibere mu mwuka mbona arenga, mbona ahubwo ari 36,000 cyangwa 336, bitewe n'umubare uza kubona. Aya maso namara kubona icyifuzo cyawe, ubwo ayo maso yaba ari 36, yababaye make koko. 36 wasanga areba ibihugu 30, ariko arenza ayo 36 areba ibihugu 120, 240, areba amamiliyari arenze 8 atuye isi. Twese akatureba ngo akatwitegereza, akatumenya. Mu ijoro ry'umukara, urushishi rw'umukara, munsi y'urutare rw'umukara, ngo Uwiteka ajya yitegereza akamenya umutima warwo. Uko niko Imana igiye kureba ibyifuzo byawe kandi birebere kubisubiza. Ntabwo ibireba
nkuko nge nabireba, nta nubwo kandi ribwumva umutima wawe n'isengesho ngo ibyumve nkuko nanjye nabyumva. Oya, Yesu abyumvira kubisubiza mu izina rya Yesu. Noneho rero egeza hino icyo cyifuzo umaranye igihe. Si ngombwa ko nkukoraho, si ngombwa ko tubonana, si ngombwa ko ndeba, si ngombwa ko ngo oya. Izere uhumirije. Iyo wizeye iri muri wowe, iyo wizeye iri mu ijuru, ibera hose icyarimwe. Haleluya. Iyo wizeye kandi iyi nizeye, kandi iyi ndi kukubwira niyo kwiringirwa no kwizera. Haleluya, haleluya. Bityo rero nyemerera dusengane, nyemerera tuganire muri uku gusenga, tuganire na data, kuko gusenga no kuganira n'Imana. Mwami Yesu, uri igiti cy'inganzamarumbu risamba itarumba, mu izina rya Yesu ndagushimiye uyu muntu turi kugendana uru rugendo, wahaye umugisha wo kumva iri jambo. Mu izina rya Yesu, sinjye wamutoranyije kuryumva, sinanjye wamurarikiye kuryumva, ariko ni wowe utumye aryumva. Ndagushimiye umugabane wa Afurika kuwuzi n'amazina, kandi uzi imbibi zawo, ukaba uzi ibiyaga n'inyanja, ukaba uzi abawurimo. Mu izina rya Yesu duhagaze ahera, mu izina rya Yesu Kristo turagira ngo dutangaze ineza yawe, turagira ngo dutangaze imbabazi zawe, turagira ngo dutangaze urukundo rwawe. Ukwizeye akizerera igihugu cye, akiyizerera, agabane umugabane wo kunesha, agabane umugabane w'ubutsinzi, agabane umugabane wo kunesha, agabane umugabane wo gusubizwa, agabane umugabane w'amashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Agabane umugabane wo kuzandika avuga ngo nabonye Imana, nabonye Imana itari Bayali, itari Dagoni. Nabonye Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Wowe Yesu ufite amaso arenze umubare tuzi, arenze ibyo Yesaya yavuze, ni wowe tuzi neza kuri kureba mu mitima, uhereye muri uyu ukageza mu yindi mitima yose idukurikiye iri kutwumva. Nizere ko Mwami ntaba ari igihe bakumva, ntaba ari igihe bareba, ntibaba ari igihe we Mwami, ahubwo bumve wowe, babone wowe, kuko urabasubiza Mwami. Dusengeye umugabane wose, dusengeye Afurika yose, dusengeye mu isi na Yesu Kristo aba perezida, ubarinde intambara, ubarinde kurwana, ingabo zabo zirinde, inzego z'umutekano zirinde, imipaka irindwi, mu mipaka, mu moko yose y'imipaka, mu izina rya Yesu Kristo. Urinde Kapiteni Ibrahim Traore, mu izina rya Yesu, muri Burkina Faso. Utabare, 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 woherezeyo uburinzi mu izina rya Yesu. Hari abadayimoni kamenyero, twabona umuperezida bazimu bakamuhiga, twabona intwari, twabona umuntu uri buzamura umugabane, dayimoni gahaguruka. Nagira ngo nkusabe Mwami, uturamburire ukuboko mu izina rya Yesu, wirukana ibisambo, wirukana abanzi n'abanzikazi mu izina rya Yesu Kristo. Natwe uyu mugabane uwuha amahoro, duhe umutaka kuruta iriya mitaka irinda ibisasu byabo. Uduhe uburinzi, uduhe sikiri. Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Ariko icyo nzi ko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ariko icyo nzi ko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ariko icyo nzi ko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Tuzabe ibihumbi turamye umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri manikira nukamuri byose, ku buntu n'inamutugira. Uri manikira nukamuri byose, ku buntu n'inamutugira. Kandi nk'uko Eliya yajyanwe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho
ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana. Yesu nzi kufita magari ibihumbi harimo niyo wangeneye, icyo wamitiye mo nukugira ngo nzagere mw'ijuru amahoro. Icyo wamitiye mo nukugira ngo nzagere mw'ijuru amahoro. Icyo wamitiye mo nukugira ngo nzagere mw'ijuru amahoro. Kandi nk'uko Eliya yajyanwe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mw'isi. Ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana. Urugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kukiturizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito. Ni kukiturizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito. Ni kukiturizwa n'amage n'amakuba, kandi ari byo mu gihe gito. Ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mw'ijuru. Mfite ibyiringiro bifite pariseri, bifite umugabane mw'ijuru. Mungu asifiwe. Ariko abantu bahora bahanze amaso, hajyaho ikiganiro kivuga iby'intambara, abantu bose bakagihanga amaso, turapfuye turashize, bakarara badasinziriye. 2013 nageze Bujumbura, Imana irambwira ngo ihute intambara itaraba. Abadayimoni bagambiriye kwica abantu nk'uko mu Rwanda habaye jenoside mu mwaka w'1994, ubwo habaga jenoside yakorewe Abatutsi. Imana irambwira ngo reba ibigiye kuba. Mbona abadayimoni kuzimu bazamukiye rimwe guhonya no kurimbura no kumena. Urugendo narifite muri Tanzania rurahagarara, nemera kumvira Imana, nzenguruka intara zose z'igihugu cy'u Burundi, nzenguruka mu makomine, udutumba dutandukanye mu murwa. Mu izina rya Yesu Kristo abarundi bamwe na bamwe dusengera igihugu. Ikimenyetso kiragaragara, abapfa barapfa, bahunga barahunga, ariko ibyo shitani yaragambiriye si biriya. Rero duhaza akajagari. Buri Imana itugabize abo badayimoni mu izina rya Yesu. Wowe ukunda gusengera igihugu, ukunda kubana n'Imana mu mahoro, usengera abayobozi b'ibihugu, wowe ukunda mu izina rya Yesu Kristo kuba waba umuntu ukunda perezida, abe mwiza abe mubi, ni Imana yamushyizeho, ntabwo ari njye umushyiraho, sinanjye umukuraho. Kuganza kuva ku Mana. Bityo rero ahubwo musengera igihugu, mu basengere Imana yo nibona. Kandi ibyo ntawe ugisha inama, nta n'uwibaza. Ntabwo Imana ihera mu gitondo ikuraho perezida ngo igeze nimugoroba. Oya, jamais. Ntabwo Yesu ahera mu ijoro akuraho perezida ngo ageze mu gitondo. Ya umunsi wo kuvaho kwe, isaha yo kuvaho kwe nigera, ntabwo arara, ntabwo yirirwa. Nagira ngo nkutangarize rero wowe udukurikiye, nagira ngo nkumenyeshe wowe turi kuganira, kunda uyu mugabane.
uyu mugabane ufite byose, Yesu yarawuhezagiye. Nubwo tutakira ngo tugeze aho abanyamerika, ariko biranashoboka mu kwizera, kuko bamaze kuroga ubwenge bwacu ngo ko bidashoboka. Nubwo tutaba, ariko icyo twaba cyose, ntawe Imana yaremewe kwicwa, ntawe Imana yaremewe kuba isina ngufi, mu izina rya Yesu. Ibi bintu abazungu baza bagahagarika inkunga, Uburundi buri mu bihano, Rwanda ruri mu bihano, Bugande buri mu bihano, Kongo yarakomanyirijwe, buri gihugu, ubu Niger, Burkina Faso na Mali bari mu bihano, barakomanyirijwe. Mese ukagira ngo nibo Mana, ntabwo abanyaburayi ari bo Mana, ntabwo abazungu ari bo Mana. Umunyarwanda yise umwana we ngo si bo Mana. Nagira ngo nkutangarize, nkumenyeshe ko ntabwo Imana yacu ari abazungu, ni abakozi ikoresha ibintu bitandukanye byinshi. Nagira ngo nkumenyeshe ko abanyamerika si Imana y'isi, dusanganwa Imana. Abantu baretse Yesu, bareka Mwuka Wera, bareka Imana rurema, bizera abanyamerika, babona imbaraga mu Burayi, babona imbaraga muri Amerika, biringira abanyamerika. Abaperezida barayoba, bapfukamira abazungu, baramya abazungu. Nagira ngo nkumenyeshe ko mu gihe nk'iki, urubyiruko rwa Afurika, abanyafurika, mukanguke, dufite Imana yateretseho uyu mugabane. Ibi bihugu yemera ko bibaho, aba baperezida yemera ko babaho, yemera ko tuvuga uru rurimi, yemera ko twambara iyi sura. Imbabazi zayo zihoraho iteka ryose, iracicaye ku ntebe y'imbabazi. Nagira ngo nkumenyeshe ko umugabane wa Afurika nawe uzatera imbere, ugira intwaro za kirimbuzi, ugira inganda, ugira ibintu byose, ugira imihanda yo ku butaka, ugira imihanda yo mu mazi, ugira imihanda yo mu kirere. Ubundi bihugu byo muri Afurika, umutungo wo mu kirere usarura mbarwa, bisarura abanyaburayi, bikoresha abanyaburayi. Uraho uricaye ngo ukunda igihugu, ngo wemera igihugu. Ubu dufite politike mbi y'abadayimoni. Munyafurika uyabonye ajya kuyabitsa muri Amerika, Munyafurika uyabonye ajya kuyarira i Burayi, bakiri mu Busuwisi. Mbese twaracuramye batugeze iyo bagomba. Inzu nziza uyubatse, arayubaka i Burayi, ayigure muri Amerika. Imana yibutsa umugabane wa Afurika. Ndazi ko iki kiganiro nukireba uri bubabare cyangwa wishime, uratwanga cyangwa udukunde, ariko twe twahawe umuhamagaro n'intego yo gukunda Afurika no gusengera Afurika, ndetse by'umwihariko gushyigikira abaperezida bafite indangagaciro za kinyafurika, gukunda umugabane no kurwanira umugabane. Abo bose amasengesho y'Uwiteka bagereho. Nagira ngo aho uherereye hose, niba ufite amasengesho yo gusengera perezida, ntabwo uri wenyine. Niba ufite urukundo rwo gukunda umugabane, ntabwo uri wenyine. Niba ufite kurangiza umunsi, ukarangiza ukwezi ukijijwe, ntiwasengera igihugu. Urangije umwaka ukijijwe, usenga, usoma ijambo, ntiwasengera perezida ngo ibyo biramureba we yageze yajya. Oya, umwami abuze amahoro, natwe ntayo. Niyo mpamvu mu buhanuzi uzumva, aho uzambona hose, aho uzanyumva hose, kuko abantu bafata isura, abandi bagafata n'ijwi, ntuzumva manura ibyago cyangwa kurimbuka. Utararwaje abadayimoni yabonye ububi bw'abadayimoni. Ninde muntu wifuza kugemurira shitani ngo shitani acoshomera abantu? Ntawe. Urupfu shitani yica, ubugome bw'abadayimoni, imikorere y'ikuzimu. Ntabwo dufite umuntu n'umwe wo guha shitani. Ibyo yakoze birahagije, abo yarimbuye barahagije, abo yishe barahagije. Va ku giti, dore umuntu. Ngwino mu izina rya Yesu Kristo, ngwino mu izina rifite ubutware ndetse n'ubushobozi. Yesu atabare, Yesu arengere. Rero ntabwo dusenga dushyigikira ubuhanuzi bwa Magayane, ntabwo dusenga dushyigikira ubuhanuzi bwa Kavuzanduru, ntabwo dusenga dushyigikira ubuhanuzi bwose bwa Moses muri Tanzania. Aba bahanuzi bakomeye, ba Riziki Shatare, ba Nyirabiyorero b'abapfumu, n'abandi Burundi bakomeye ntavuze, n'abandi nawe uzi mu kiganiro tutavuzemo hano. Ntabwo turi gushyigikira ubuhanuzi busohoza intambara ku bihugu n'abaperezida, ubuhanuzi bwo gukenyura no kwica urubyiruko rw'Abanyafurika. Tumarira abantu mu ntambara itahesha abantu ijuru n'ubugingo. Kurwanjye ruhare, niba unkurikiye hano ku Mbabazi TV gatatu aho ducishije buno butumwa, mu izina rya Yesu Kristo uwatubambiwe akaducungura, nagira ngo nkumenyeshe ko si igihe cyo gupfa, si igihe cyo kwicwa, si igihe cyo guhunga. Ubu twongere
n'ubu hariho imipaka nta wambuka, imipaka yacu igiye ifunze, hariho imisoro irenze ukwemera, imipaka yacu ntikorana ntigenderanira, byabaye ibibazo aho twagwanye n'abo badayimoni turenzeho n'abandi b'intambara. Ibyo bintu ikibi cyabahijwe ugaseka. Nge ntabwo mbishyigikiye, shyigikiye Afurika imwe, shyigikiye Afurika ihuje, shyigikiye Afurika idafite imbibi n'imipaka, shyigikiye Afurika ibanye mu mahoro, dushyingirana dusabana, shyigikiye Afurika itarimo ingabo z'abazungu, ngo z'abacashuro, shyigikiye Afurika itarimo imitwe y'abajihadiste, itarimo Boko Haram, El Qaeda n'indi mitwe itandukanye, dushyigikiye Afurika itarimo abambuzi n'ibisambo, dushyigikiye Afurika itayobowe n'abicanyi n'abarozi n'abapfumu n'abagambanyi. Yesu azana umweyo muri Afurika n'umukubuzo muri Afurika, ariko akuremo abadayimoni na shitani kuko baciriwe kuko ingabo za Afurika zirananiwe, ariko wowe ntiwigeze unanirwa. Mu izina rya Yesu Kristo nagira ngo mwami nkusabe udafite umuhero ubuntu kandi ushatse akabona, ukomanza agakira, ukomanza agakingurirwa. Mu izina rya Yesu Kristo nagira ngo uyu muntu n'ukuboko kwe ari kudodora ngo akingurirwe, ushatse arabona. Mu izina rya Yesu Kristo nagira ngo nkwinginge umuhere ubuntu, icyubahiro kizaba ari cyawe mwami. Ngaho rero dusabiye amahoro umuntu wese, igihugu cyose, umuperezida wese, mu izina rya Yesu. Tugushimiye ibirangira, tukuragiza n'ibiri imbere papa, mu izina rya Yesu Kristo. Habeho marayika wazimye umuriro wacanwe, habeho marayika wahagarika mesaje mbi zarizo zose, mu izina rya Yesu Kristo. Dukeneye amahoro, kandi ayo ngayo waravuze ngo uzaduha amahoro atari nk'ay'ab'isi, ayo rero urayafite mu izina rya Yesu. Turagushimiye aba bose badusengera, aba bose batwifuriza ibyiza, kandi aba bose badushyigikiye ubaha umugisha. Umugisha ubu butumwa mu ndimi zose, mu mahanga yose, mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese rero, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere none n'iteka ryose. Amen. Mugire umunsi mwiza, turabashimiye n'ibihe byiza n'umwaka mwiza, ukwezi kwiza. Umukama abahezagire mu izina ry'umunyanazareti iteka ryose. Amen. Ciao ciao, shalom shalom, ibihe byiza, turabakunda cyane, dusengeranire, dukunda ibihugu byacu n'abaperezida n'imigabane, ndetse dushyigikirane kubw'umwami wacu Yesu.